ko Imana ikiturinze kandi dushimiye Imana yuko kuri uno mugoroba turi mu nzu yayo. Nitwa Mukamakuza Charlotte, ndi umubyeyi, abana 7, ndi umukristo. Ngenda hagoma kugira ngo numve icyo uriya mwigisha agiye kuvuga. Haleluya. Uzajya utega amatwi ijambo ry'Imana kandi umutima ntukawujyane kure, ahubwo uzajya uwuzana kuri Kristo. Noneho nanjye umutima ndawuzana, ntega amatwi. Aragiye abaje nyina aramubwira ati saba igihanga cya Yohana, aragisabye baragiciye. Nkazajyaho mpagaze mvuga ariko buriya Yohana ntangira kumva agahinda ka Yohana kanyuzuye umutima cyane. Noneho agahinda ka Yohana gatangiye kunyuzura umutima, nkazajya numva kagashyitsi kababandi nabonanye, nkazajya numva kanyinjiyemo gutyo. Muzi ko narahagararaga, nahagarara Haleluya. Haleluya, haleluya. Murambura ibiganza dusuhuzanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe, dushimiye Imana cyane ko Imana ikiturinze kandi dushimiye Imana yuko kuri uno mugoroba turi mu nzu yayo. Nitwa Mukamakuza Charlotte, ndi umubyeyi, abana 7, ndi umukristo wo mu itorero rya Gasave. Ndashima Imana cyane, ndashima Kristo nanjye unyemereye guhagarara hano hantu. Abaririmbyi bamaze kubiririmba, baravuga ngo abagore ntago bemererwa guhagarara ku ruhimbi, baravuga ngo none turahagaze. Muhereze Imana icyubahiro cyane. Haleluya, haleluya. Ndashaka kubibwira gato cyane, hanyuma nkasoma n'ijambo ry'Imana, hanyuma nkajya kwicara. Yesu yangiriye ubuntu, nakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Yesu ndamukunda cyane cyane. Umunsi umwe nari nkiri umujene, nabonye abajene baramyaga hano barimo kuramya Imana. Umunsi umwe nasengeraga, hari itorero rimwe nasengeragamo, noneho numvishije iby'abarokore, numvaga nkunze indirimbo zabo cyane. Rero icyo gihe bari bafite igiterane, menya ko hazaba igiterane, muzajye murarika munatangaze, burya Yesu aba arimo kugenda ahamagara mu izina rya Yesu. Noneho nanjye numva ngo hazaba igiterane nk'uko mwakigize uyu munsi, ahari hari umushyitsi waje uno munsi. Nanjye nari umushyitsi, nari nkiri muto icyo gihe. Noneho nza mu rusengero, icyo gihe bateraniraga hanze, twari turi hanze hari iwacu ku Gasave. Noneho njyayo, ngezeyo ariko mva mu rugo mbabeshye, nari mfite mubyara wanjye utuye mu Gatsata. Data bino bintu byo gukizwa byari bitari byamamara, ndababeshya ni noneho ngiye kwa mubyara wanjye, wacu ntago babikundaga ibintu by'abarokore. Papa yajyaga avuga ngo abarokore na abakobwa bagumiwe, abantu bajye kuba barokore n'indushyi, n'abantu badafite gahunda. Noneho ndababeshya, ndababwira ngiye gusura mu mubyara wanjye, bampagahushya. Noneho numvaga ngiye kugera ku rusengero mu giterane gatoya, nagerayo nkahita njya gusura uko nabivuze, nkahita nongera nkigarukira mu rugo. Ndagenda ngera ku rusengero, nsanga y'abaririmbyi, burya indirimbo z'abaririmbyi barazikunda, muzajye mugomeza mukora umurimo w'Imana wo kuririmba. Noneho abaririmbyi bararirimba, cyari igihe cy'ububyutse cyane, abaririmbyi baririmba, abonzi barimo abana twiganaga, najye kubona nkabona batangiye kwigira gutya. Nkazajya mvuga rero niba baririmbaga biriya bintu barimo kubyigirisha, ntibateke umutwe, iriya mitwe ntago nyishaka, kuko nabonaga deja birimo gukora n'abonzi. Nkabona barimo kwigira gutya no kwigira gutya, nkavuga ntibaririmbe bigomeza guteka umutwe. Bararirimba, bararangiza bajya kwicara, umwigisha ajyaho. Abandi bajene twari turi kumwe rero, umwigisha agiyeho, urabizi iyo umwigisha agiyeho bahita bongera bakigendera abari baje. Noneho bagiye, ngiye numva singiye. Yesu rero burya yari yampamagaye, ngenda hagoma kugira ngo numve icyo uriya mwigisha agiye kuvuga. Haleluya. Uzajya utega amatwi ijambo ry'Imana kandi umutima ntukawujyane kure, ahubwo uzajya uwuzana kuri Kristo.
noneho nanjye umutima ndawuzana ntega amatwi. Buriya Yesu yari atangiye kumpamagara, basoma ijambo ry'Imana, ngiye kumva numva basomye ijambo rya Yohana Umubatiza, uko yagiye mu nzu y'imbohe, uko umukobwa wa muka Herodiya yabyinnye cyane akanezeza Herode, ngo wari umunsi mukuru w'amavuko wa Herode. Noneho ngo arabyina cyane anejeje Herode, ngo arishima cyane, ngo aravuga ngo nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Nteza amatwi ijambo ry'Imana, ntabwo nzabyibagirwa. Ntega amatwi uko arimo kubisoma, ntega amatwi uko bagiye muri gereza, ntega amatwi ukuntu basohoyemo Yohana, ngo umukobwa ngo arasimbuka abaza nyina, aramubwira ati musabe iki? Ngo nuko nyina aramubwira kubera ko afitanye ibibazo na Yohana, aramubwira ngo musabe igihanga cya Yohana Umubatiza. Aragenda abwira Herode ati ndashaka igihanga cya Yohana Umubatiza. Umwami kubera yuko yari yabivuze, itegeko ryabo ntabwo ryakukaga, nuko ngo yohereza abari babishinzwe bajya muri gereza, baca igihanga cya Yohana bagishyira bagiha wa mukobwa. Nteza amatwi ijambo ry'Imana, noneho ahantu mpagaze nsubiye inyuma gatoya, kwa kundi nabonaga babandi bigiraga gutya, noneho aho mpagaze mbwira Yesu. Ako mwagiye mubwira Yesu mukagerageza mukareba, mbwira Yesu numva rero Yesu ndimo kumva bavuga, twebwe twivugiraga Yesu, ndamubwira numva rero Yesu, niba ari wowe urimo gukoresha bariya abantu biriya bintu, ndamubwira ntiwabinkoresheje nkumva ukuntu bimeze, ko mwebwe mwagiye mu binkoreshe numve ukuntu nanjye bimeze. Bageraga gutya nkazajya mbona n'umunyenga barimo, bakariya kanyenga bakankoresheje nkumva mbivuga ndimo kwikinira, ariko umutima wanjye numva ubishyizeho. Noneho amaze kutwigisha uko Yohana bamuciye igihanga, ntangira kumva agahinda karanyishe ka Yohana mu mutima wanjye. Ntangira kumva agahinda karanyishe, nkazaya nibaza yose aho mpagaze, nkavuga si buriya Yohana azize iki? Noneho namwe nimwibaze Yohana azize iki? Umukobwa arabyinnye gusa anejeje umwami, aragiye abaje nyina aramubwira ati saba igihanga cya Yohana, aragisabye baragiciye. Nkazajya aho mpagaze nkazajya mvuga ariko buriya Yohana, ntangira kumva agahinda ka Yohana kanyuzuye umutima cyane. Noneho agahinda ka Yohana gatangiye kunyuzura umutima, nkazajya numva kagashyitsi kababandi nabonanye, nkazajya numva kanyinjiyemo gutyo. Muzi ko nahagarara numvishije noroshye, mva ndabisobanura nkumva ndabyibuka, nahindutse nk'agapapuro. Narahagaraga nkumva amaguru yanjye ntago arimo gufata hasi neza, kandi agahinda ka Yohana kanyinjiyemo. Natekereza agahinda ka Yohana, agashyitsi kakamva mu maguru kakankwira hose, nkigira gutya, nkongera nkakandagira neza kugira ngo numve ikirenge cyanjye nkagifatisha hasi neza, nkafata pozisiyo neza kugira ngo ntongera kujegera. Umwigisha arangije kwigisha, ndabyibuka ntago nzabyibagirwa, ahamagara abantu baze kwihana, numva ngize isoni n'ubwoba sinajyayo, nsigaye nihagarariye mu bandi bantu aho bahagaze. Sigaye nihagarariye mu bandi bantu aho bahagaze, batangira barasenga. Batangiye gusenga, nafatanyije amaso gatoya gusa, kagahinda kari kanyuzuye ka Yohana, ntangira kurira. Haleluya. Ntangira ndarira, ntangira ndabivuga. Haleluya, haleluya. Nangiye kubivuga, navuga kimwe nkabona kirarenze, nakurikizaho ikindi nkabona kirarenze. Haleluya, haleluya. Nakurikizaho ikindi nkabona kirarenze. Byose mbirangije mfatwa n'umunezero utigeze kubaho. Haleluya. Ndatangira ndabyina, burya ibyaha byagiye, iyo twabyihannye umunezero uraza. Mpamvu utagisinzira neza, mpamvu usigaye urota ibintu bibi, byaha byuzuye umutima wawe, ariko uyu munsi nubyihana amahoro menshi aruzura mu mutima wawe. Ntangira kubyina, ntangira kuririmba, ntangira. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabyibuka ntago nzabyibagirwa kugira ngo ngire mbisoze. Igiterane cyamaze iminsi 3, barirukanse baragenda babwira mu rugo, barababwira bati rero wa mwana wanyu yasaze. Yesu. Kandi koko ntago nabarenganya, abandi barasengaga nkabyina, bararimbaga nkabyina, umunezero, ibyaha byagiye, umunezero winjiye. Nari mfite umunezero, nuzura umwuka wera, mvuga indimi nshya, ndahanura. Haleluya. Baragenda babwira iwacu bati wa mwana yasaze. Cyabaye iminsi 3, njya nkunda kubibwira abantu, niba barampaye ibiryo, niba nararyamye ntago mbizi,
gusa ikintu nibuka nagiye kumva numva barankomanze barambwiye bati igiterane cyarangiye. Iwe mitavuga na we ni papa aranyica, we ni wacu baranyica. Noneho bahita banshakira abadiyakoni bamperekeza, bahita babwira uyu nguyu n'uyu n'uriya bati ni mumuherekeze hanyuma mu mugezi wabo. Ngenda rero nitwaye gutya, nashaka kwitwara gutya kugira ngo papa nambona, abafamiliya nibambona babone nakijijwe. Ndagenda gutya nitwaye gutya neza nk'umutagatifu we, ngavuga ni babite babisomamo ko nyijijwe. Ngenda nitwaye gutya, noneho ndagenda ngeze mu rugo. Twari dutuye muri quartier, dutuye muri famille hagati. Noneho bamenye yuko naje, bose rero bahita bose bajya mu rugo, bose kuko bumvisha umwana wasaze, baje kureba amakuru afatika. Bose bahita baza mu rugo bose. Noneho nageze mu rugo, bicaye mu rugo, nkahita mbona atari ko mana gusarisha umwana w'ink'umungana kuriya kuko doho. Noneho njyewe nabimenye, bambwiye ko iwacu bavuze ko nasaze. Noneho ndashaka kubera ko ntasaze ari Yesu wageze muri njyewe. Ngenda nitwaye gutya, noneho ninjiye mbakubisa amaso. Noneho mbakubisa amaso, nakubita amaso buri muntu, nkahita mbona ikibaho cy'ibyaha kimwiteyeho. Ibyaha bye nkahita mbona kimwiteyeho, n'uriya kimwiteyeho, n'uriya kimwiteyeho. Ndatangira nongera nsubira muri bya bindi. Byandi byo kwifata gutya birarangira. Ndavuze induru we, mwese mufite ibyaha, mwese turi. Haleluya. Ikintu njya mbwira abantu muri Samweli wa 2 ibice 13, nabahaturebera ahadusomere kugira ngo ntaza gutinda. Ibice 13 oya Rusi igice cya mbere umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18. Rusi igice cya mbere umurongo wa 16 ageze ku wa 18 abahaturebera. Noneho burya iyo umucyo winjiye umwijima urahunga. Haleluya. Barambwiye ngo bankubise amaso ngo bahita bumva ubwoba bwinshi. Haleluya. Kubera ko umucyo wari winjiye umwijima wari guhunga. Barambwiye burya bati twakurebaga tukazaya twumva ubwoba buratwishe. Njyaye ibintu nari ndimo kuvuga ndimo kureba ibyaha byawe. Haleluya. Ndashimira Kristo cyane. Oh haleluya. Byageze ku cyumweru, icyumweru kigeze, abantu bageze kuri 6 twahise tujyana mu rusengero, bahita bakizwa, abandi barakizwa. Haleluya. Iwacu barakizwa. Muri quartier yacu hahise hitwa mu by'Imana kubera ububyutse bwahise buhavuka. Hahita havuka korari, havuka icyuma cy'amasengesho, turaguruka tujya mu birere. Haleluya. Kuko umucyo w'Imana wari wahageze. Yesu abaha umugisha. Numvaga nshaka kubibwira uko Yesu namwakiriye nk'umwami n'umukiza, kandi kuva uwo munsi namwakira kugeza uyu munsi ndacyamukunze cyane, aracyambereye mushyashya. Haleluya. Muririmbye yararirimbye, aravuga ngo mpisemo gukizwa, aravuga ngo nkashingwa mu gakiza ke, aravuga ngo ntago nzava mu gakiza ke, nawe ntuzakavemo. Haleluya. Iyo ukomeje ku murongo we hepfo, Nawomi ngo abonye kwamara amaje kubimubwira ngo arorera kongera, ngo abonye Rusi yamara amaje ngo arorera kongera kubimubwira ngo asubireyo. Haleluya.
aya magambo y'Imana iyo usomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 11 ku murongo wa 23, Barinaba ngo ageze muri Antiyokiya ngo abahugura bose ati ngo arababwira ngo mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu. Nanjye ndashaka kubabwira uyu mugoroba kugira ngo mugume mu mwami kandi mumaramaje mu mitima yanyu. Uyu nguyu Rusi bahoze batubwira Esiteri ukuntu yari umugore w'umunyabwenge. Uyu nguyu Rusi iyo usomye ubona Elimeleki na Nawomi inzara ngo yateye i Betelehemu, barahunga bajya wabo, bajyana n'abana babo Maharoni na Kiriyoni. Ngo bagezeyo bashaka abamowabukazi babiri, Rusi na Orupa. Ngo bamaze kubashaka ngo igihe kiragera aba bahungu babiri bitaba Imana, kandi n'uyu nguyu Elimeleki nawe yitaba Imana. Nawomi n'abakazana be basigara ari abapfakazi. Iyo usomye Bibiliya usanga aba bakazana ba Nawomi nta n'umwe wari wigeze agira umwana. Nuko ngo Nawomi amenya yuko iwabo inzara yahashize, afata icyemezo cyo gutaha. Abakazana baravuga bati tugomba kujyana nawe mabukwe. Ngo nabo bafata icyemezo cyo kugira ngo bamukurikire. Bibiliya irambwira ngo baramukurikira bombi. Ngo bageze mu nzira arabwira ati bakobwa banjye, naho natwitira ijoro ntago nabyara ngo umwana azabacyure azabatunge, nimwisubirire iwanyu muzongera mubone abasore babashaka, nimwisubirire mu nzu zabanyuko. Bano bakazana Bibiliya irambwira ngo Orupa ngo nuko ahobera nyirabukwe aramusoma asubirayo. Bongeye ngo bigira imbere, Nawomi ngo henda Rusi, ngo arambwira ati mukobwa wanjye subirayo ndaguhendahenze. Aho bamaze kudusomera, Rusi ngo abwira nyirabukwe amagambo akomeye. Mureke mbabwire, maze iminsi ntekereza kuri Rusi, umuntu upfaka yatari yabyara akiri mutoya, avuye mu gihugu cy'iwabo. Iyo usomye Bibiliya abamowabukazi bari baraciwe mu Bisiraheli, nta mwanya mfite kugira ngo mbyinjiremo. Ariko Rusi amaramaza kujyana na nyirabukwe. Njya ndeba ubwenge bwa Rusi bukantangaza. Aramubwira ati mukecuru wenyingingira kugusiga, hano uzarara nzaharara, biryo uzarya nzabirya, n'uburara nzaburara, nupfa nanjye nzapfa bahamambe, nihagira ikinandukanya nawe atari urupfu Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Haleluya, haleluya. Ko murumva rino yerekwa uyu mudamu yagize, uyu munsi Imana irimo kukubwira iki? Irimo kuvugana nawe iki? Uraza mu itorero wasambanaga ukagumya ugasambana, wibaga ukagumya ukiba, ariko biratubwiye ngo ukwiye kumaramaza kugira ngo ubashe kujya mu ijuru. Ukwiye kumaramaza wa mukobwa we, wa mubyeyi we, wa musore we, wa mugabo we. Reba Rusi umunyamahanga yemera gukurikira nyirabukwe ngo bajyane. Nyirabukwe ngo amwitegereje ngo asanga yamaramaje, sanga yamaramaje ntasubira inyuma. Ngo nyirabukwe aramubwira ngo mukobwa wanjye ngwino tujyane. Haleluya, haleluya. Iyo usomye Bibiliya usanga iyo umuntu yamaramarije gukurikira Kristo amugirira neza. Bitangira ari bitoya, bitangira ubona bitemera, ariko wagumya kujya kuri Yesu cyane bikagenda byemera cyane. Haleluya, haleluya. Bitangira nta kintu ufite, bitangira ubona bitanafatika, bitanemera. Warize ukabura akazi, utarize ukabura no gupfundikanya, uri imfubyi, uri mu mujyi wa Kigali utari iwanyu, ariko wagumya kumaramaza Yesu akagenda kwagura cyane 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 cyane. Haleluya, haleluya. Rusi ngo yajyanye na Nawomi bagera i Betelehemu. Bahageze Rusi ngo yaragendaga gahumba akazanira nyirabukwe, nta byiringiro byo kubona undi mugabo yari afite. Ariko ya Mana yabwiye Nawomi aramubwira ati Imana yanjye yawe izaba Imana yanjye. Bahereza Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Burya Imana yarumvaga ya magambo uvuga yose uyavugira ku birenge by'Imana ibi byumva. Haleluya. Ngo nuko uyu nguyu na Rusi ahumbira nyirabukwe, ngo igihe kiragera nihuse cyane,
nawe amugira inama, muzajye mu abadamu beza bazi ubwenge. Baherekane badusomera abadamu b'ubwenge. Iki ni igiterane cy'umuryango, mwabagore mwe muhinduka abanyabwenge. Nawe ngo areba ngo ineza yose Rusi yamugiriye ngo amugira inama, aramubwira ati dufite umucunguzi Bowazi. Uyu munsi arahura, hari ukuntu biri bugende nkugiriye inama mukobwa wanjye umanuke. Aleluya, aleluya. Muzajye mu abagore bazi ubwenge. Iyo usomye Bibiliya, uyu nguyu Rusi aramanuka ajya kwa Bowazi. Igihe kiragera, Bowazi aramushaka, babyara Obedi. Bamaze kubyara Obedi, Obedi abyara Yesayi, Yesayi abyara Dawidi. Rusi ahinduka nyirakuru w'abizera. Aleluya, aleluya. Yamaramaje. Njya ntekereza kuri Rusi, yari umunyamahanga, ariko uyu munsi Bibiliya yaramwanditse. Kubera iki? Kubera ukuntu yamaramaje. Birakwiriye bene data kugira ngo tumaramaze mu mitima yacu, kandi umuntu wese wemeye gutambuka akaza muri Kristo, wemera Kristo ngo amuyobore nk'umwami n'umukiza, ukwiye kumaramaza. Hanze ahangaha ntago byoroshye. Hanze ahangaha ibyaha biragenda byiyongeranya, ariko Imana ishimwe ko twebwe twateye intambwe tukaza muri Kristo. Maze iminsi ngenda hari iwacu, nkagenda mbona abana bafite uducupa bashyira kurya ku munwa, noneho uducupa barambwiye ngo tubamokore, bagenda bakurura ngo umwuka watwo. Noneho abo bana ubwo muzi ko byagenze, baturuka mu miryango irimo amakimbirane. Wa mupapa na wa mumama babana bakimbiranye. Baturuka mu muryango wa mumama ugenda adatunze umugabo, akagenda akabyara umwana, yabyara umwana akamuta hariya. Maze iminsi ngenda mbona utwo twana tugenda dukurura ibintu mu icupa. N'abana bareshya gutya. Iyo nkubisa amaso abo bana numva afite agahinda kenshi. Ariko mwababyeyi mwe, bene abo bana ni babadamu, ni wa mugore na wa mugabo bubatse urugo, igihe cyagera ntibumvikane bagatandukana, umwe akagenda hano undi akagenda hano, abana bakabihuriramo n'ingorane ziteye ubwoba. Ariko birakwiriye bene data, twebwe twageze mu nzu y'Imana kugira ngo twubake umuryango muzima. Abakobwa bamaramaje, ababyeyi mumaramaze, abagabo bamaramaze, abasore bamaramaze. Aleluya. Hano mu byakozwe n'intumwa, bari nabangwa ageze muri Antiyokiya, ngo abahugura bose, ngo abonye umuntu bw'Imana aranezerwa, ngo abahugura bose. Yasanze wenda bari mu giterane cy'abagore, barimo guhimbaza nk'uko bahimbazaga amakorari yacu, buzuye umwuka wera, ngo arabahugura, ngo ababwira ko baguma mu mwami Yesu, kandi bamaramaje mu mitima yabo. Nanjye ndasoje, nagira ngo mbabwire, nimugume mu mwami kandi mumaramaje mu mitima yanyu. Nabonye abarokore hano hanze, hari inzoga zadutse tutazi, bakazajya bavuga ngo ntago ari inzoga, ngo nta alcohol irimo. Ariko birakwiriye twebwe abakristo ko tuguma mu mwami tumaramaje mu mitima yacu. Oya ngwiriya ngo nta alcohol irimo, ngo ni mwinywere. Ugasanga twagiye kwivanga, ariko barokore twebwe tukwiye kwitandukanya, tukitandukanya n'ibyo byose. Ayo marari yose tukayiyambura, tukaguma mu mwami kandi tumaramaje mu mitima yacu. Tukavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mitima yacu, tukavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mitima yacu. Muhaguruke dusenge. Yesu arimo kuza vuba. Tumaze iminsi dusenga iwacu ku Gasave, Imana ikavugana natwe, katubwira ngo umugeni niyezwe kandi umugeni natunganywe. Noneho umuntu yajya areba, ukazagira umukecuru ushaje ufite agakoni, utibura nirura mukecuru wezwa. Ariko wa musore we, wa nkumi we, Imana irakubwiye ngo ezwa kandi utunganywe. Dutunga umwuka wera, ugenda ubwira umuntu wese. Ubu ntangiye kuvuga umwuka wera nawe yakubwiye. Sinababwiye yuko natekerezaga yuko ndi umukiranutsi ntari umunyabyaha. Nabonye ikiganza cyandika, iwacu bampaye amafaranga ngo njye guhaha, nkagavuraho nk'ijana cyangwa senkani, ikiganza cyakwandika
ngo ndi umujura. Nkavuga se ndi umujura nibye iki? Nkabona senkani yise yikubitaho. Yesu toka. Nkahita ndirayiwe ndi umujura ndingegera we. Nkahita mboroga. Kubera ya senkani nagavuye yikubiseho. Ngiye ndimo kuvuga ngo ndi umukiranutsi. Mwihana icyaha n'akaha. Yesu arimo kuza vuba kandi azanye ingororano kugira ngo urere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Wakoze iki? Tuza hano najya ndi umuririmbyi. Tuza hano tukaririmba tukitera hejuru tukabwira ibintu abantu tutabasha gukora. Byubwira abantu urabikora wowe. Ukabwira abantu kwihangana. Umunzani wo kwihangana wagukubitaho ukabura tsinzwe uraneshejwe. Mani tweze kandi Imana tubabarire. Birakwiye nshuti kugira ngo umuntu wese yongere yezwe. Iyo umugore wumvishe ijwi ry'Imana ko Kristo arimo kweza umugeni, urimo kwezwa gute? Bimeze gute? Si tuzatahira imbyino na ya makorasi menshi n'ibyo byinshi cyane tugatahira ibyo, ariko twagera muri karitsiye imbuto zikabura. Ni bande bariganya, ni bande besikoroka, n'abarokore, ni bande bagenda nijoro abasore n'inkumi bafatanye basambana, ni bande n'abarokore, ni bande bagira amagambo, ni bande bagira inzangano, umuntu akaba atasuhuza undi, ni umurokore. Ariko birakwiriye nshuti zanjye kugira ngo tugire imbuto kandi zigumeho. Mwami Yesu, uyu mugoroba uduhaye umwanya mwiza wo kuba imbere yawe. Ongera weze, uratubwira ngo uraza vuba. Ngera utunganye. Twagize umugisha wo kuba mu nzu yawe, twagize umugisha wo kuza uri. Mwami tweze z'imitima yacu, ez'ubugingo bwacu. Umuntu wese namaramarize kugukurikira, namaramarize kubana nawe neza, nakubanira neza, nakubanira neza. Umuntu wese namaramarize Mwami kubahuri. Urakoze kubyumvishije. Uha umugisha rino torero, uha umugisha abakozi bahari. Mwami uha umugisha abakristo, uha umugisha abashyitsi abateguye kino giterane. Ubaduhera umugisha. Twebwe tuzi neza yuko gakondo yacu iri mu ijuru, aho uri niho tuzaba. Urakoze Kristo kubikoze. Byose ni kubwawe. Amen.